Karenzi rero yakoze ikintu ntatekerezaga natatekerezaga. Uyu munsi navuye kanshimira abantu byimaze kuko maze gusezera ko sinagomba rimwe na rimwe cyangwa se niba ryewe cyangwa se ari ibintu burya tudaha agaciro. Si byiza ko twakoraga kera ariko uyu munsi aho bigeze bidakwiye. Ukera wahinduraga amaradiyo nyine nko kuhindura imyenda. Birashoboka. Uraha wahavuye wagiye hangaha wavuye. Ariko ni nabyiza yuko abantu bamenya kutagihari. Wenda aho uzajya bazahamenye nyuma. Uyu munsi mvuye kuri Radio 10 nyuma kuva nsezera iyo nkuru nyishyiraho banza ishobora kubika bakabihumbi 200 abantu bamaze kuyireba. Abantu banyeretse urukundo rudasanzwe uko ntabitekerezaga. Uyu munsi byabaye ibidasanzwe kuri Kazungu suko yasezeye ahubwo abantu banyeretse icyizere ntatekerezaga. Ariko se ko Kazungu atari ubwa mbere akoze kuri Radio 10. Iyi ni inshuro ya 3. Kuki ntakoze mbere nibimenyekane cyangwa nibihabwa agaciro bibaye ubu kubera Karenzi. Uti gute mu gihe nari umuvugizi wa APR Karenzi yatekereje abantu basimbura ba Jado Castar na ba David Bayingana bahavuye aravuga ngo kiretse Kazungu namukurahe Kazungu na Regis na Taifa. Regis ntibyashobotse ariko reka mvuge kuri Kazungu. Yego. Bikori baravuga ati keretse kumusaba ubuyobozi bwa APR. Barabikora je ntabizi ndabyibuka ko nari kuri hoteli numva ngo yabashinwa twari bunahahurire na Karenzi. Mbona president w'icyubahiro wa APR arampamagaye. Kuko kumusaba muri APR ni kimwe sura musaba nde. Nacyo cyari ikindi. Afana James arambwira ati rero kuri Radio 10 aba ikibazo nta banyamakuru bahari ugomba kujya kubafasha. Numva ko ari kubafasha kuko ntaguciye mu ijambo. Nakubeshya icyo gihe nta no kumutima wanjye ushaka kujya. Kazungu uribuka ko ujya kuva kuri City Radio icyo kintu cyabayeho. Bavuga ko nk'umuvugizi ugiye gukora mu ikipe tushaka ku buryo twakwinsista tumenye ngo byagenda gute kugira ngo ubifatikanye. Binorohe ngiye mvuga amakuru y'ikipe ariko nasanzwe nyavuge he kubicyuho cyanjye. Ariko byarananiranye habaye ibirego burya abayobozi b'amakipe bamwe bagiye barega yuko ngo nyataka cyane nitwaje ko no umuvugizi wa APR. Baruga ati rero urumva nabyo bati biraduteza ibibazo. Waba ubyihoreye ukaba umuvugizi gusa. Ubwo Karenzi rero mu kusaba kuza gufasha muri gihe rwose urumva radio nakora inshuro 2 kandi nkayikorera mu buryo busanzwe numvaga ntakeneye kongera kuyisubiraho. Reka bivuge neza. Numvaga wenda najya ku yindi ntakoreye cyangwa ariko kubera wabimbwiye sinimubwire ngo oya. Njyayo gufasha haza kuba ibyo ntasubiramo. Bumvishe Karenzi mwarabivuze mwabisubiyemo kenshi. Nisanga ari ugomba gusigara. Barayimbwira ati wowe ugomba gusigara hano. Ndavuga nta kibazo. Gusigara no gukora ariko cyo nshaka kuvuga uburyo Karenzi yashaka gukoramo. Ninde muntu wabishobora. Hari uko ufite izindi cyo ni kimwe. Ariko unashoboye mu buryo bushya nshaka gukora. So bwamenyerewe. Mfite amakuru menshi yuzuye kuri computer niki. Nini bintu bamwe abatazi byo radio babesheshwe uyu munsi. Ngo ikiza cyakana kangwa zigutegura. Niba mutari mubizi hanze hanga. Karenzi Regis na Kazungu ntibategura. Ariko bafite ubushobozi busesengura amakuru yateguwe. Wowe abayobozi babenshi babeshye icyo kintu. Ngo kanaka ngo ikiza cyangwa zigutegura ngo barango ntabwo bategura. Karenzi yarazanye uburyo bushya rero utari bwo kuvuga ngo gutegura nushaka kuzana amakuru abiri yonyine. System nshya. Yes, inshya. Amakuru nashaka babiri abari yasesengurwa mu masaha 3 ariko abantu banyurwe n'uburyo mwayavuzeho. Ubwo nibwo buryo rero navuga ngo bwakanguye impano yanjye irakora cyane cyangwa siraka ubwo buryo. Suko ntabwo sinya nipinga nibishoboka. Niba nagutesha agaciro no kabyemera kuko uriyize. Giko niyize sinigeze mbu umuntu udashoboye. Kuko mbere y'icyo gihe inshuro 2 nakoze kuri DC hari igihe nakora 2 mu cyumweru. Barambwira tujye kwa 2 nabwo dusesengura cyane birambuye no kuwa 6 ndabyemera. Nta kibazo. Ndibuka Gicumbi avuye Gicumbi nari mari nk'umuntu uje kogeza umupira uko niyizige natuje nkabiha umwanya. Uko niyizige nta muntu wanusha kogeza mu buryo bwanjye bwa kera atari ubwo kogeza ibitego byinshi bitagiyemo.
ko niba mvuze go ni go nyine ariko niba uvuze Ruboneka afite umupira go ya mpira wagiye hanze urumva umuntu arikanga niba uvuze ngo muhirekeve umuntu agera n'umupira nyine niba uvuze go abareba bagomba kujya mu birere ariko uyu munsi niyo cyabari igitego nyacyo Magnifique bari tayari cyane abameze neza uyu munsi niba uvuze ngo go kandi Rayon Sport ari ifite umupira mu cyerekezo cyo kusatira abareba bagomba kwishimira igitego ariko uyu munsi niyo kigiyemo bigusaba umwanya munini yewe uko nizi rero natuje nkabishyiraho umutima wanjye nka mu buryo bwanjye bwa gisaza bwa kera bwo kogeza n'abato babikunda uretse abasaza ba kera mu buryo rero bushya Karenzi yazanye nkabwisangamo biri mu byatumye abantu barushaho kunkunda cyane nge sinanabimenya ariko mbere hari ibyo kwibaza namwe wenda muramfasha nituma umwanya uhagije azaturusha imbaraga kurusha icyo nacyo nagitekereza ko niba harabaye imishyari kuko ni gute sinakoze kuri radio inshuro ebyiri kandi nkaba ubusanzwe mwabitekerezaho niyo mpamvu mbishimira Karenzi kuko yakoze ibyo ntatekerezaga nibyo mvuze ngo nagiyeyo ubimbwiye narabyubashye njyayo nk'umuntu ugiye gutanga umusada bivamo kuhakora imyaka 4 n'igice ariko kugaruka kuri mikoro nyuma y'ibibazo y'ibihe byiza narindimo ni Regis wangaruye mu murongo wo gukora kuri amezi ntakoze ndumva n'amezi sinzi ko n'umwaka ugeze kuri radio ariko twakoze ikiganiro gikomeye cyane gikomeye gikubita amanyanga yose gikubita ibitameze neza icyo gihe rero nabyo hakabamo kuvuga ati amanyanga arayarwanya kandi aba yarimo wenda nabwo sinzi uko nabivuga ariko ndibuka ko Gicumbi nyine aza kogeza n'iki yari afite agaciro kurusha iki Gicumbi wari uvuye ibyumba avuye kuri radio ishingira Gicumbi ndibuka ko David Bayingana ageze kudukoresha inama kuri muri gatatu imbere ya televiziyo avuga ati hari n'igihe umuntu ashobora kwiyumva ko akomeye kandi adakomeye Fuadi Gicumbi nanjye ubwo subwirwa n'indi sigewe niyo mpamvu rero mu basiniya uyu munsi navuga ngo Karenzi na Regis ni abantu cyane bo mu mara kuri iki cyane kurusha abasiniya abandi cyangwa avuge ngo kurusha abandi bo hambere niyo mpamvu byo so gukorana nabo gusa ahubwo nuko hari n'abantu bagize umumaro muri kariyeri yanjye kuko iyo bibaye ngombwa givuga ukuri ntacike ku ruhande iyo bibaye ngombwa ariko ubwo nongere mvuge ngo uwo nakomerekeje uwo nakoshereje ntabizi byaba kuri radio cyangwa se hanze ambabarire ndashaka gutangira mu ubuzima bushya ku kindi kigo gishya nta kibazo mfitanye n'umuntu wese arakoze cyane Kazungu turakwishimiye ngira ngo ntago turi bujye mu by'amabanga y'akazi n'uburyo Kazungu yageze aha ariko nkuko yabivuze ako kantu nako reka nkavugeho ntabwo nigeze niyumvamo je nk'umuntu usenga ntabwo mfurusa sinigeze niyumvamo kuko ndabyibuka dukuze yaje kunshaka arambwira ati kuri fayine turagushaka ndamubwira ntabwo bishoboka Rikari yarabimbwiye nananira na Karenzi yarampamagaye nijoro rwose nanamubwira nti ikiganiro cyaba gifite ingufu nko kuvuga ngo ni jyubura ikiganiro cyaba gifite ingufu cyane ariko ndavuga nti ntabwo mbyiyumvamo igihe cyari abarokore bajya bavuga ngo nta mbere y'igihe nta na nyuma y'igihe iyo igihe kigeze nicyo gihe nyine ubwo rero ako nako ntabwo nari kukibagirwa rwa Karenzi yakomeza harakoze cyane nibyo ibyo avuga rwose mu nzira zose twarabigerageje nibyo natangiye mvuga ariko ntabwo byari byakunze so wa mugani rero ngo iminsi iba myinshi ikagira igahimwa n'umwe ubwo umunsi waruye kubemera Imana nuko ikintu cyose kigira impamvu ibyo ari byo byose ntago biba byoroshye guhagurutsa umuntu nka Kazungu ariko kubera ko twamushakaga twari twiteguye ko tugomba kumubona nyine at any cost ndamushimiye rero ko nkuko yabivuze namubonye mbere kuri radio DC naringezaho nsubira muri iyo nzira
yo kuvuga ngo yes nubwo Kazungu uyu munsi atakiri umuvugizi wa APR ariko hari umuntu nzi umushobora wamumfashije ubushize n'uyu munsi yamumfasha rwose ntacyo narenza mu gihe bikiri muri ibyo rero Imana izindi nzira turabonana ni gakeya nanjye nagize amahirwe yo kwicarana nawe wancika Regis arabizi ntabwo byari byoroshye Kazungu nawe nuko icyo narwanaga nacyo nta kindi nuko n'abayobozi ba radiyo barabizi twakomeje kuganira Kazungu ugeze kubivuga sinzi niba ari umwuka wera wari wamweretse cyangwa niba ari ubusesenguzi bwe avuga ati icyo nkundira Karenzi ntakunda kuba mu bintu bitari ibyanjye cyane kandi Karenzi akunda kuba uwa mbere akona ari nkibagiwe Karenzi akunda ibintu byiza rwose ibyo byiza rero Karenzi niyemera ko radiyo ariho ayoboye nk'umuyobozi wa siporo cyangwa wa radiyo kuvuga ngo fayinisi ya mbere ndakana namufelicite kuba yarahawe igihembo cy'umunyamakuru w'umwaka ariko nabo nibaza umunyamakuru mwiza ni Karenzi fayinisi yo ya mbere simbizi gusaranganya gusaranganya bimeze nka cya gihembo najyaga numva ngo cyagumaguma niba ari Meddy wagihawe ubwo ubutaha agomba kuba undi ubutaha ni Knowless ariko niba koko Karenzi n'ikiganiro akora gikomeye umuntu wese abizi ntawe ibyo akaba yarurusha abantu so arakoze ntago turi buvuge byinshi ariko jye ku bwanjye ni umunsi ukomeye kuri jyewe iyo wifuje ibintu bigakunda so hari byinshi byo kwishimira uyu munsi bimwe mu bintu bimaze iminsi bisa n'ibibangamiye umupira ni ukuba tutanafite mu by'ukuri sinzi uko nabyita ariko ijwi rigomba kubaho rihindura ibintu ahantu bidaca ku ruhande ibintu bidaca ku ruhande abantu batemera tureke kwemera ibintu ngo rega ngo niko bimeze ngo rega ntibihinduka yes ndabyibuka kuri Radio 10 buriya abantu ntibanabizi kimwe mu bintu byadukuyeyo ni Rayon Sport iyi ngiyi yatoye ku munsi w'ejo ni imwe mu nkuru yateje ibibazo bikomeye cyane Rayon Sport Kazungu ashobora kuba atarabimenye ariko niyo ziriya mpinduka zabaye bakazana Jean Fidel